Mwaramutse. Aka kanya rero nkaba noneho ngiye kubagezaho ikintu cyitwa amatafari. Amatafari bita rukarakara. Rukarakara rero ni amatafari meza cyane akunda gukoreshwa mu kubaka. Aya matafari arakomera kandi aba ahendutse mu gihe washatse kubaka. Aya matafari rero niyo bita rukarakara ku muntu wenda utayazi. Rukarakara iba itandukanye n'izi buroke sima, ko buroke sima buriya ziba zikoze muri sima n'umucanga gutyo, ariko aya ngaya ni amatafari aba akoze mu bitaka, bagakata icyo bita urwondo, bamara gukata urwondo bakarutunganya neza, rukaza kurangira ruvuyemo icyo bita amatafari. Aya matafari rero bayita inkarakara, bayita rukarakara. Ku bantu batayazi, uburyo bwo kuyabumba, ufata ibitaka ukabivanga n'amazi, ugashyiramo ibyatsi kugira ngo akomere, afatane neza, akomere. Hanyuma ukagenda ukifashisha ikindi kintu bita iforume, uyashyiramo, hanyuma ukajya uyakuramo neza rwose, hanyuma ukayanika. Nyuma y'igihe yamara kuma, ukaba wayubakisha inzu cyangwa se igipangu, tuwarete, ibikoni n'ibindi bitandukanye, kandi bikaza bikomeye ku kigero cyiza.